nyine nje kugira ngo tube tuganira niba ngombwa n'inama ikibazo uba mufite gahunda yo gukora ubukwe ryari bibaye byiza n'ubukwe bwaje tukikomera muri buno buzima situvuga ko ibyo umugabo n'umugabo bajya bakora mutajya mubikora serious mwe mujya mubikora we na Zuzu Chaka bebe. What? Akabibi kanjye nawe. Uri seri akabebe. Rero nakuzaniye ege. Wow. Take baby, I love you. Baby. Ariko shira. Yes, please. Urankunda? Ndakunda cyane. None se bro, suri sheri wanjye. Urankunda kandi nawe ndagukunda. Nukuri nta mpamvu yo kwifuza ibyo ufite. Nduba ariko nyine hari ibyo tutakora igihe kitaragera. No, baby, please. Bimvuna mu mutwe kwitwa kumbana n'umuntu. Kandi rero ma ntamubona aho buri kimwe cyose nkeneye. Yes, hello. Uri home se? Sana yimanyuze nyine ngo musubize gusa nanze gukomanga tuwaza gafungura. Nanda gutegereje. So, nta kintu ushaka kubaza. Ni igiti ushaka kumbaza utambarije ku ishuri? Nashaka kukubaza urukundo rwa Credo, Maya, Zuzu na Chance uruziye. Ntabwo nshaka kurumenya ko ntacyo rwamurira. Kubera ikize ntacyo rwakumarira kandi mbona babanye neza. Oya, ahubwo nawe rekaze. Urabizi neza. Urabizi neza. Nawe isazi. Sijya nabwira. Ukumbuye inde cyane. Ninde ukumbuye cyane hano? Koye ko ibintu byose. Tagira hinda ariko. Basi ngwino. Yesu mani. Emba kumbuye. Ukumbuye nde? Se kuki utasinze abakora z'ibya ngo ufite ibitotsi. Dore kano kansize bitangirira rungu. Mukobwa musima mwita akantu kandi asi yarije. Agatesha umutwe. Kubona shimwe sanga natari kuma kuri bya bindi nyine ese ko nawe. Ibiki? Ndi njya numva nawe bajya biterura. Shagira umuntu. Shagira. Bandisa ku cyanyu mu kigabane baza. Aha.
Ngasubira muri salo. Nasubira muri salo. Ngo subira muri salo. Nasubira muri salo. aya ntabwo ndasubira mu kanya gato. bivuze ko abikuze. Reka tugende. Mwembi tubasige. mudusiga se twababwiye ko mudukeneye tubasanze ntabwo mutubwire ngo mushaka ko dutaha mutwirukane mu kinyabupfura naje. Tangiye kwirukana mu cyumba cyawe se. ariko ubona bari abana atari nta mutwe. uvuga gute se ngo ni nta mutwe kandi n'ababayeho neza bishimye? ahubwo nifuza ko nzi nawe twarwisangamo. Jona mbona muri iyi si nta muntu nta mutwe nkawe. numva wifuza kuba mu buzima bwa bariya. ahubwo mbwira icyo cyo washaka kumbwira hanyuma ngende mama atagusanga hano uvuga gusanze hano byaba nabi. ariko ngiye mbona mami ansanze hano nta kibazo. Jona izo ni intekerezo zawe. mbwira hanyuma ngende. Dina karame ngiye ndagukunda tu. ngenda kwanga ntabwo nigeze gukunda mu buzima bwanjye. basi se ngaho reka musezere banze. sezera cyangwa ubyihorere ahubwo bayi. urukundo ni rwogere urukundo ni rwogere Olivier se kugarutse wasaje byagenze bite? Imana we umutipa mbwiye ibintu hari hanze y'ibaba we. Jonas twigana harya sinamukubwiyeho. Naramubwiye arankuntunguye ambwiye ko ankunda. mbazamo aho kubigenza ute? uzi ukuntu mubwiye mbabarira ntabwo nigeze nkukunda muri njyewe. ati sinshaka no kukubona imbere yanjye. ndangije mpita ati bayi. arangije aragenda ariko nanjye muri njyewe ahantu narindi kubyinira ku rukoma. abandi bintu by'inkundo mubona muzabishobora? bitewe n'ukuntu mukunda tuzabishobora. mbare ikundanire ntari bitongeye kandi simbere. urabona ko ku bundi urukundo rwa Maya na Chance. icyo nzi cyo nkose reka tubabise twigende. twicaye hano twashiduka bukeye kuryama ntibyaba bikirimo. Shira ubugwa burakwatatse. byabwikiza Batabashiriye mwigume hano twitarane sibyo se? ahubwo niba ushaka kugenda genda usigire umusaya mba mufite bitotsi. Oya sha ubwo bose nibanguye. yani bavuye twigendere. Okay ngende. Oya mwese muhagume ibyo byiza. muhagume kandi uzanga ngo nibashye. neze ko nabonaga uri kwirya ndi gukunda abantu bakwinjiye nkunda ko maze kumenyera. okay twigendere none tugende tubasige mwenyine. oya twese tugumane. mwaje mutwembereza none mudusanga na baby twigendere. Igo ariko reka nungutse agatekereza. reka twese tugume hano twirare hano twese. hano tugende ngo agatekereza ndi kubabwira nimwumve kandi babwira ngo nigumire hano ngo twese. urabyumva ute? njye ndumva ni byiza ko twarara. wowe ntacyo bitwaye. ntazi kugira ubwoba. ndi tayari na sheri twirarire.
none se class y'uyu munsi twicarana mu ishuri duhuza amaso turarebana Siniko nabashije gusobanukirwa wansobanuriye kuko ibintu bisanzwe niwe nakunze ese ko nakubwiye ko ngukunda ukambwira ngo ntabwo nkunda Juna abakobwa urabazi Uzi ko nabitsekaga ni ukuri kw'Imana ntabwo nabitsekaga gusa nanjye ndabikunda Narikize Bino hano banguka nyegera nibiki murimo nakubwiye ngo iki niwe wa Mungu nakubwiraga yigoga neza ngwino hano mama mbabari banguka ngwino hano mama ntabwo bizongera kubarira mama mama nibiki uyu ni wa Mungu nakubwiraga yigoga nesha umutwe nta n'isoni wowe unshakira iki ku mwana unshakira iki ku mukobwa naraguhakaniwe hari inkwano zawe nzi ndavuze ngo mugende mushake wabo ndaje aha mumbwire rero ukuntu musigaye musomanira mu muhanda abana bazima koko nuko nakureze mama ni ukuri nakubeshe nkunda umukobwa wawe kandi turakundana mama Jonas ndamukunda mama ubu ngubu aho ngeze mama urabizi ko niga muri kaminuza ntabwo ndi gukontororwa bene aka kageni ese mama naba narakoze amakosa kuba nkunda Jonas Jona ndagukunda nanjye ndagukunda kandi cyane ndumiwe kuko babyeyi turabonana mu rugo turabonana uganiriye n'abana bakimanye bagiye Serene kuba twabikana mu ishuri ntabwo arahinda ngo abagore banyu bagiye baba bazakunda abagabo nyuma ko natwe dukunda abagore Charlene Oui. twiganye uri umuswa nizisa nurahinduka mumenye icyo ukwiye kubaza n'icyo ukwiye kuvuga Nese si mufite abagore nyine ndabeshye. hariya twambikanye impeta cyane ntabwo turarongora kereka ibanga abafiyanse Oya ni abagore banyu si mubana murabana murararana watangiye urayakiri kare bamugana Rwanda yawe watangiye wamenye ibintu by'abakuru ukiri umutoya umva ko n'abandi ari uko nguko Oya njye se mfite umugabo tubana. shasi nkuzi se kuva primaire waringurutse Primaire umwana wa primaire yabingurutse undi. secondaire waringurutse ndabeshye ndabeshye sha ese ubundi kamubaze uri mu bantu nakabaye ntekereza ko bakaba bafite nk'umwana ubigenza ute ko ibyo kuryamana by'abagabo n'abagore iby'abantu bakuze ibyo kuvuga ngo turarara wabitangiye kera Bigenze ute? ariko bro ubu kandi uvuze ikibura nanjye bijya bicanga Charlene uyu nguyu ntabwo kuba ahetse aba batatu ndi kumuhumwe iyo nguyu ni ruwarwa nahitamo ariko namwe mwanyaye mana oya nawe arabizi nuko ari kubica ku ruhande yajya muba bimenye mbere igihe Nyine ukuntu biba bimeze kuva babwire ukuntu biba bimeze rero.
nkawe nubwo ubana n'umugore nabishatse anyway genda buke ntabwo ari umugore kuko utamusanze hano umwise umugore wawe yagira ngo oya ni umugore wawe uzi impamvu uri kuvuga ngo ntabwo ari umugore wawe nuko atarakubyarira byari ntazo ndi kukubwira nuko atabishaka nyine sobanura nyine nkanjye bishatse nahita mubyarira ntabishatse nabwo ntibyawe ujya wibaza impamvu umugore wawe atari yakubyarira uzayimubaza ko tutarabikora ngo ubishaka wambyarira narinje kureba nyine ko ndabizi neza ko amashuri yawe atari hano Nkusi ndabizi neza ko yagiye muri Afurika y'Epfo kwambika Miss yagiye kwambika Miss Culture International nje kuza kureba ijoro cyane ubundi ntanyakwangaye Tukura nyine tuganira turi kumwe nyine nje kugira ngo tube tuganira niba ngombwa n'inama ikibazo kubitekerezaho cyane sharire cyane ni kuba abantu bahinduka ziko ko kwari ukuri nta kibazo ni kuganira bisanzwe nsugora turarara hari ikibazo nakubwira gute nyine n'ubushobozi turarara nta kibazo reka kumera gutyo Shani what is your purpose? You know, you have a girlfriend, alright? I know twararana mu buryo n'inshuti cyane nawe ko ntararana nakurira ibi nyine ngeri inshuti yawe turarara turi kuganira bisanzwe sibyo hano muri salo oya se turara muri salo niho abantu barara amushaka Charlie Coco ngiyi reka nta kibazo